isano. numvaga nshaka kumutesha umutwe ntitwige rwose kuko nta mbaraga zo kwiga nari mfite. mba ndamubwiye nti reka twige biology. aba arandebye ati biology? papa we yambwiye ko wiga PCM. nanjye nti yego, gusa na biology umunsi ndifuza ko tuyiga. ati kubera iki se ubundi wifuza ko twiga biology? ndamubwira nti ndashaka kumenya ibijyanye na hormone zituma umuntu yifuza gukora imibonano mpuzabitsina. ninjye na mwarimu wanjye wanyigishaga amasomo yo ku ruhande ntatinya kuvuga ko yari yarantwaye ibitekerezo kubera ubwiza bwe ntagereranywa n'igihagararo cye giteye ubwuzu. umwarimu wari umujene kandi w'umusirimu. umunsi umwe ubwo twari tugiye kwiga nibwo namubwiye aya magambo, gusa mbere yo kuvuga nabanje gucyabaguza ngo ndebe ko papa atinjira agasanga ndi kuvuga ibintu nk'ibyo. mwarimu aba arikanze andeba nk'uwumiwe, birumvikana ntiyatekerezaga ko namubaza ikintu nk'icyo. aba aramwenyuye ati ngaho nsezeranya ko nimara kubigusobanurira turi buhite twiga chemistry. mba nzunguje umutwe nikiriza. aba aratangiye ati ubundi abagore bagira estrogen, progesterone na testosterone. ubundi nizo hormone zituma abantu bifuza gukora imibonano mpuzabitsina. kubishaka cyane ubundi biterwa na testosterone. ufite nyinshi n'ugira ubushake busumba bw'abandi nubwo ifatwa nka hormone y'abagabo. impamvu umuntu abikora rimwe bigatuma ubushake bwo kubishaka bwiyongera nuko nyuma yo kubikora umubiri uhita utangira gukora hormone nyinshi. so nakugira inama yo kwifata ukarinda ubusugi bwawe kuko n'ubundi atari byiza. mba ndamubajije nti uravuga gukora iki mwari? araseka ati ibyo mbajije nyine. nanjye nti ibyo nakubajije ariko ngiye navuze ibyo ari byo. araseka ati abana bobo I mean nyine gukora sex. kwirira akantu urimo kumbwira kurinda ubusugi bwanjye? ati yes, kuko kurushaho gukora imibonano mpuzabitsina ni kurushaho kubishaka cyane. nanjye nti ubusugi nabutakaje kera cyane, kera nkijya mu wa mbere segonderi. aba arasetsa ati biratangaje, uzi ko ngewe ndangije kaminuza nkiri imanzi? ngewe iwanyu bararugariko. ati nakinaga, gusa nanganye nawe ntazi ko binabaho. ngewe ubu sundusha imyaka irenze 2, urambeshye. ahubwo mbwira ubikora bwa mbere byari bimeze bite? uwo musore nabonaga ari igitangaza mu bo nabonye bose. uwo nari nararagijwe na papa wanjye muri iyo minsi wari umusirikare ukomeye. uwo nari narabwiwe ko yitwa Kutave nkimumurikirwa bwa mbere, akaba umwarimu wari warahawe akazi na papa ko kunyigisha nyuma yo gusimbura abandi bagendaga birukanwa kubera imyitwarire mibi bagaragazaga. rimwe na rimwe nanjye mbigizemo uruhare. yikije umutima maze arambwira ati Octave, uwo munsi girlfriend wanjye yari yambwiye ko aza kunsura. ndategura neza ndetse ntera uduparufe muri geto. ndabyibuka nigaga mu wa mbere kaminuza. nagiye kugura udukingirizo mfite ubwoba, maze ngeze kuri botike umukobwa waducuruzaga hafi aho abona ndi gutitira. aba arambajije ati Octave, ko ufite ubwoba ni ubwa mbere ugiye kudukoresha? ubwo nanjye ndikiriza. aba arambwiye ati reka nkwigishe uko bigenda. abafunguye kamwe aramburira ku ntoki ati wabibonye uko babikora? ndikiriza. ubwo abafunze botike arangije ati akira mbaraka ndebe ko wabimenye unanyigireho girlfriend wawe ataza kugukatira. nanjye mba ndagafashe nkoresha urutoki nk'uko yari arimo abinyerekera. ubwo nanjye ndatangira karahava ndetse biratinda. nyuma y'iminota itari mike numvise atangiye gutaka, mba ndarekeye. ubwo barambwiye ati nyereka uko wakambaye. bamweretse urutoki aho nari nakambaye, mbona yifashe mu maso ahita yindukira ati nzokera aho ugende ubikore nk'uko wakambaye tubikorana wa gicucuwe. mwarimu yarangije iyo story nasetse napfuye. byabaye ikiganiro kirekire kuko ariho gahunda yo kwiga twari turimo yimuriwe. It was the best joke ever. mba ndamubwiye nti ntumbwire ko kuri girlfriend wawe nawe wabikoze uko ukakambara ku ntoki. byaba bisekeje pe. ataransubiza urugi rwahise rufunguka. papa arinjira, igitima gitangira gutera. papa akinjira twarikanze cyane. birumvikana nta kuntu yari kuvuga ko turi kwiga ngo byumvikane, kandi abarimu bari bamaze kwirukanwa kubera kubatesha umutwe bari barenze 3. ninjye wabigiraga mu ruhari bakagenda. gusa Octave we nari maze kumubonamo umwana mwiza, kwirukanwa kwe byari kumbabaza cyane. naritonze. papa arinjira aringaniye neza na tablet twari turiho twigiraho. mba ndavuze nti nzi ko hariho ionic bond, hakabaho hydrogen bond, hakabaho metallic bond na
indi ndayibagiwe. Mwarimu asa n'utangaye gusa kugira ngo nawe atiraburiza aba yongeyeho ngo covalent bond. What is a ionic bond? Akivuga papa baradusohoje anaseka, ahita yikomereza muri gahunda ze. Abankuye mu isoni kuko nifuzaga kabona ko no mu byo navuze ntazi byari byo. Bandebanye na mwarimu mpita nimuka ndamwegera, afata bike none atangira kunyigisha biri seriye. Papa yahise asohoka yambaye uniforme ya gisirikare, nibaza aho yabagiye. Gusa birumvikana kari akazi, kandi akazi ko kurinda umutekano w'igihugu nta saha kagira. Yahise asohoka yihuta, bigaragara ko atifuzaga no gutakaza umunota n'umwe. Amaze gusohoka tuba turasetse, abarambwiye ati reka twige, ihangane ndakora ibishoboka nturambirwe. Abatangiye kunyigisha physics, Newton's first, second and third laws. Gusa ntumbaze niba koko narabyumvishe. Hanyuragamo akanya nkamufata ku rutugu akavuga nirebera iminwa ye yari iteye amabengeza. Rimwe na rimwe ngatekereza turi gusomana, rimwe na rimwe kandi sinkurikire na gato. Yankoraho akaba aribwo nibuka ko nari nibereye mu isi yanjye. Tumaze isaha turi kwiga mu masambiri n'igice, Grand Seri wanjye yaratashye. We kubera ko yari umuhanga, papa yaramwizeraga. Iyo yabaga atashye mu masaha yamubwiraga ko bagize full time, bikaba ngombwa ko akorera etide ku ishuri. Ubwo papa nawe akabyumva, ariko njyewe nari maze kumenya kenshi ko yabaga yiviriye gusura aba boyfriend we. Ibintu byanteraga ishyari nanjye nkumva nshatse kujya muri university ngo mbone liberite nk'iyi. Yarinjiye aradusuhuza, maze aho kujya muri dushe nk'uko yabikoraga ahita yicara atangira kutuganiriza. Urumva kwiga byahise bihagarara, atangira kubaza kutava amakuru ye, batangira kuganira nk'abantu baziranye. Rimwe na rimwe nkabona bashaka kunkura mu biganiro byabo nabonaga bari baziranyeho. Nibwo nababaje ikibazo nti ese ko muganira nk'abaziranye bite, bimeze bite? Baba basekeye icyarimwe. Sister ati Octave hashize umwaka wose tumenyanye, maze ninjye wamurangiye ko hano hari umukobwa w'akajiji ukeneye mwarimu. Narabyangaga iyo sister yateraga braga nyitoko. Yego nari umuswa, ariko kubivuga mu bantu numvaga ari nko kunkorera harassment. Mba ndirakaje mpita maguruka, ngiye kugenda banyirutseho. Ati Midday, I'm sorry, ndabizi ubwo urakaje ubundi ushobora gutangira kwitwara nabi bakamwirukana. Sisi kasheri kanjye, tubabarire mukorane neza. Octave aka kazi niko acungiyeho ngo ubuzima bw'icumi, dufashe ntutumabura ahantu yari agiye kujya kuri ibimutunga. Grand Seri wanjye yagiraga umutima mwiza, nabonaga dutandukanye cyane. Yari umuntu wishyiraga hasi kugeza ubwo atabashaga no kwerekana ko akomoka mu rugo rukomeye. Mba ndahindukiye ndongera ndishara, mba ndamubajije nti ngaho nimumbwire, you guys are you dating? Baba barasetse. Grand Seri yifata ku munwa ati ntumbwiye ko watangiye gukunda Octave. Mba ndasetse. Arongera ati nyine Octave tutarahura twarakundanaga kera, nyine tutarabonana ducata online. Gusa tumaze guhura sinzi niba yarabonye ntari attractive. Ubwo twese tuba turasetse. Arakomeza ati yahise ansaba ko tuba inshuti bisanzwe. Nyine ubu mwaka ushize tubana uko, kandi twese tubona ko ari byo byiza kuruta iyo tuza kuba dukundana. Njyewe ni umwana mwiza, Octave ni umwana mwiza. Octave wari wasetse ati sister wawe yambwiye ukuntu wagiye ushwana n'abarimu. Nizere ko kuva wabonye ko ndi umwana mwiza utazabikora ngo nyirukanishe. Ndamusubiza nti nanjye nza kuba ntagushaka, kare nari gukomeza nkisekera, papa akabona ko tutari kwiga akabara kwirukanye. Tuba turasetse. Grand Seri tubaza uko byagenze, tumubwira byose nawe araseka. Turakomeza turaganira mpaka saa 3 ari nazana ibya nijoro turasangira. Turangije Octave arasezera. Grand Seri hari nta kuntu nari kumuherekeza ngo mbone amahirwe yo kumuha iminwa yanjye. Naramuretse abari bumuherekeza mpita nigira mu buriri. Numbaza uko Grand Seri yagarutse, naherutse ninjira mu buriri nsinzira. Mu gicuku numvise umuntu nkomangira ku idirishya, ndahaguruka natitara. Mu gukuraho rido mbona ni Octave. Nahagurutse bucece no ku rugi ndafungura, ubundi duhita dutangira gusomana. Tugenda dusomana, ndamuyobora mugeza mu cyumba. Uwo munsi sinari nararanye pinjama, ibyo kumukuramo imyenda nta mwanya nari kubibonera. Nahise mfungura lisani, ibiganza mbyinjiza mu ipantaro ye, ntangira gukorakora kuri Octave muto we. Numvaga nta byo gutinda. Yese nawe amanura akenda k'imbere nari nambaye, mpita mwegera dutangira igikorwa cy'urukundo. Ari nako mubwira nti bikore vuba, gira vuba, gira uko ushaka ndo wawe. Abashinze ivi ku buriri nabanza kunyamburasa buhoro buhoro. Bandamubwiye nti gira vuba ariko utegereje iki? Nawe arankundira gira vuba. Bandongeye nti vuba 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 cyane. Ubwo nsubizwa n'ijwi numvise hanze, neza amatwi neza numva ni umuntu wari urimo akomanga. Atangira no kuvuga agira ati maze iminota 20 hano nyijeje kugiye kubyuka, na n'ubu nta soni. Ariko mire wabaye ute? Nibwo namenye ko nari ndimo kurota mpita maguruka.
iyo nza kuba ndi umuntu ukabya inzozi mba narakangutse nishimye, gusa ariko basi wowe wankanguye iyo abanza basi akareka tukabanza tukabisoza neza njye na Octave. Nicujije cyane bikomeye cyari cyatumye nemera Grand Sœur ko turi buzindukire muri siporo, bandamusubije nti sisi haracyari nijoro reka nisinzirire. Abarasetsa arongera arakomanga ati ntabwo nkwemera ko usinzira Mire, ni ibintu twumvikanyeho. Badabyutse nambara ipantaro ya siporo ndetse n'umupira bya Nike, musanga yageze hanze dutangira kuzenguruka igipangu twiruka, twagendaga tuganira. Nibwo yambwiye ko nawe atari kubasha kubyuka, ahubwo ko papa aribwo yari atashye ngo yamuhamagaye kuri fone akajya kumufungurira. Mubajije impamvu atahamagaye umukozi, ariko se we ntubona ko papa yifuza ko tugira imico nk'iy'abasirikare? Dusekera rimwe twese dukomeza kwikorera siporo. Reka nihute kuko ibyandi kubabwira n'ubundi abenshi byabarambira kuko nta kidasanzwe twaganiriye. Twarirutse twiruka iminota 30, dukora abdomino, saa moya zigeze turoga twese tujya ku ishuri. Ku ishuri nta kidasanzwe cyabaye, ntababeshye amasaha yo ku ishuri kuri njye niyo masaha maremare abaho mu buzima. Sinjye warose dutaha ndatega, ngeze mu rugo ndoga nicara muri salo n'amakayi ntegereza ko mwarimu aza. Grand Sœur yatashye mbere atungurwa n'imyitwarire yanjye mishya, ntiyabyitaho aroga ahita ajya kwiruhukira. Bidatinze Octave bageze mu rugo, nyuma yo kunsuhuza ahita atangira kunyigisha imibare. Ndabyibuka twahereye kuri derivatives chapitre yo muri senior 5, atangira kumama exercice gusa nta na kimwe narinzi. Naramurebaga nkamubwira ko ntabishobora akaba ari ubisubiza. Tumaze isaha turi muri ibyo naramubajije nti ariko uvugishije ukuri mwari, ubu uri kubona hari icyo ndi gutora? Abarambwiye ati Mire waretse tugafatanya kiba ari inyungu zawe. Jewe nakubeshya ibyo twahiriyeho nabyumvise, ariko aho bigeze ndumva narushye. Reka ubusanzwe tujye twiga isaha imwe ubundi twiganirire. Octave nawe nsezeranya ko muri iyo saha imwe uzajya wiga wishyizeho umutima. Jewe nzagerageza. Octave ese ubundi ni iyihe mpamvu uri umunebwe Mire? Jewe mu rugo bamatiye kwiga ibintu nashaka, nkeka ko ariyo mpamvu tu. Octave ubundi se wiga OREV utabeshye warakoraga cyane? Jewe sinari umuhanga ariko sinari n'umuswa cyane, nk'iyo nza kwigira hoteli cyangwa tourisme nkeka ko mba nakiri muri high school. Octave oya nta mwana w'umusirikare wo kwiga ibyo bintu. Jewe abana b'abasirikare se biga ibiki? Octave siyanse nyine, nk'uwagakwiye kuba wiga physics neza kugeza ubwo ushobora kuzavamo umupilote mwiza, papa wakaba yagushyira no mu gisirikare ukazavamo umwe muri ba basirikare barwanira mu kirere. Njyewe nta by'ubupilote ntabyo Octave, cyangwa se wenda ukazavamo umuganga ukazajya gukorera mu kigo cya gisirikare Kanombe ukazajya uvura papa wavuye ku rugamba. Njyewe ariko Annette nibyo arimo kwiga ajya amuvura. Annette navugaga niwe Grand Sœur wanjye. Octave ese gusa nk'umwana wa Tese kandi abandi bana b'abasirikare baba barabarize nyine nk'abasirikare, wowe bite? Papa iyo yibeshye akabikora maze mama akamwima ibintu. Abarasetsa ati ariko ko mbona Annette asa naho atitwara nkawe. Njyewe wasanga ari uko yavutse bavuye barwana urwo rugamba rwo gufata igihugu, njye navutse mu mahoro ngomba kuyafiringa. Nabonye agiye kumbaza ibindi bibazo kandi mbona icyo kiganiro cyari gitangiye kumbihira, bandamubajije nti ariko uvugishije ukuri wowe na Annette n'umuteretana? Octave ese yakubwiye uko bimeze? Njyewe none se ko wabonye atari attractive? Octave biriya byari blague tu. Nyuma yo guhura n'umutipe w'inshuti yanjye yambwiye ko papa wanjye ari colonel, mbibajije na Annette ambwira ko ari uko bimeze. Nyuma nibwo naje kumusaba ko twaba inshuti zisanzwe. Njyewe none se watinye iki? Octave Mire uracyari umwana we, hari ibintu utarasobanukirwa. Gusa biragoye ko abantu baba mu isi zitandukanye bakubaka urukundo rugakomera. Njyewe reka ibyo tubireke, but I think you are fucking each other. Abarasetsa ati hakomire sinakubwije ko ndi imanzi. Abanyibukije story yanteye gusa nanga kubimubazaho ngo bigatuma ntagera ku cyo nifuzaga kugeraho. Bandamubwiye ni ariko mwari reka brag umbwiza ukuri. Ati wapi yewe, we are just school friends only, nothing more. Ahita yongera ati ese ubundi ni iyihe mpamvu mbajije icyo kibazo? Njyewe nagira ngo nzi kubaza Annette niba warabimukoreye neza. Octave mu gutangara kwinshi ati nuko hanyuma wabimubaza ubwo yamara kukubwira bikagenda gute? Njyewe ese ubundi utuye he? Octave ntuye Kicukiro. Njyewe ubu se urandangiye, ubu se nifuje kuza kugusura namenya njya hehe? Yatangiye kundangira neza,
yari wamutipe kurangira kugeza ubwo ugereho utabanje kurangisha cyangwa se ngo ube wanamuhamagara ngo umubaze bwa kabiri. Impamvu nabisubiyemo ko yandangiye nuko ngiye kurangira umuntu bingora. Abaransezeye ansaba ko najya no kubyutsa Grand Sœur akamusezera, bandamubwiye ngo waretse ngiye nkaguherekeza se niwe Kamara. Ati hari ubutumwa nifuza kumuha. Njyewe nta kibazo uze kuba umwanda bumuguhera. Octave wowe upanze yantegetse kuba umwiheramire, ikindi kandi twe twavuganye ko ndibuze kumuvugisha ntashye. Urumva rero ko ngiye ntabikoze naba nishe gahunda. Ubwo nahise njya kubyutsa Grand Sœur amerekeza yambaye training. Bamaze gusohoka nanjye ndasohoka, mbabona bageze ku marembo y'igipangu, barahagarara barasomana nk'iminota 3. Narabirebye numva ndafushye, nifuza ko papa yabasanga ku gipangu bakamusobanurira ibyo barimo. Gusa kandi nanone bari guhita bamwirukana sinzigire mubona ukundi, kandi ntabwo ibyo byanciye intege. Naje gukora gahunda uko nari nayipanze umunsi wari ukurikiye. Octave atungurwa no kumva niwe mu masaha y'amasomo ndi gukomanga. Kugera ku rugi natunguwe no kwasanga amajwi y'umukobwa wari umutaka ndetse ataka nk'uri gukora. Reka nceceke, ntekereza gukomanga ariko nabyo mbona ntibikwiye. Ntekereza ko ashobora kuba ari teacher, numva ndafushye. Ngiye gukomanga bwa kabiri sinzi aho umutima wavuye, nibuka ko nibye nimero ya telefone muri phone ya Grand Sœur. Ubwo mpita nkura telefone muri school bag yanjye, mba ndamuhamagaye nawe nyitaba vuba. Birumvikana ntiyarazi uwo ari we. Ati yes alo, njyewe ni Mireye, ndi imbere yiwawe ngwino umfungurire. Octave Mireye wuhe? Wahe? Njyewe umunyeshuri wawe Petite Sœur wa. Ahita nca mu ijambo ati Mireye, wageze aho ute? Njyewe waretse kumbaza ibyo byose ukanyangurira nkava kuri iri zuba. Octave ko ntari mu rugo se? Njyewe ndangira aho uri niba utari kumbeshya cyangwa nkomeze ngo ukomangire. Octave please Mireye, ntwongere gukomanga sinjye uri mu rugo, bahagaze imbere ndaje nkurebe. Mba nicaye kuri fondation nkomeza kumva ya majwi atarigeze ahagarara. Numvise bari kuntera ibibazo, mpita njya guhagarara imbere y'igipangu. Nyuma y'iminota 20 teacher baraje. Byagaragaraga ko atishimiye kumbona aho ngaho kuko akingeraho yambajije cya kibazo ngo Mireye ugeze hano ute? Nanjye nti ntabwo wishimiye kumbona. Ati nakwishima gute se kandi wagakwiye kuba uri ku ishuri? Urashaka kunteza ibibazo Mireye? Bwira niki kikuzanya hano? Njyewe Octave umuna nta kibazo uzigera ugira. I'm here for you. I'm here for peace. Octave cyangwa barimo bose bakwigishije nuko wagiye utuma birukanwa? Njyewe I'm very sorry teacher, very sorry rwose. Gusa reka kunteza abantu basi tuve ku muhanda nkubwira ikinzanye. Octave ubu se ndakujyana he ko umutipe tubana yasuwe na girlfriend we? Njyewe babarira nari nzi kuba wenyine. Ababaye nk'utuje amfata akaboko dutambika gato tuba tugeze ku kabotike twinjiramo. Inyuma hari ahantu hari udutebe n'umutaka turicara. Kazungu wahacuruzaga abaje kutubaza icyo turi bunywe, banatse citriconge. Octave barambwiye ati ndabizi kunywa inzoga Mireye, reka kwiyoberanya, aha bacuruza inzoga zose za Bralirwa, kereka niba unywa rikeri gusa. Mba ndasetse kuko nari mbonye basi atangiye kunganiriza. Ndamubwira nti n'ubundi byo ninywera rikeri gusa. Ati ahangaha naho zirahaba ariko z'abakene baguhe wumve. Njyewe oya nakinaga bampe imitsingi, rikeri z'abakene ushatse kuvuga nizihe? Octave inzoga bita African Gin urayizi? Njyewe ndayizi, hari abatipe tujya dukorana agakungu skuru bajya bazizana tu. Octave wabaye akararukira umwana. Njyewe erega kwiga byarananiye. Octave byarakunaniye byo, reba nk'ubu ubu utashye gute? Njyewe numvaga ndambiwe, gusa nanone numvaga nifuza kuganira nawe biruseho. Sinzi ko nari gushobora kwiga nyuma ya saa sita pe. Octave uniform yawe wayisize he? Njyewe iri muri bag. Abamaye telefone ye arambwira ngo araje reka avugane na Kazungu. Abaragiye bidatinze Kazungu abazanye imitsingi nayo natse asubirayo, bona bari kuganira kuri comptoir. Sinzi niba nari namusuye mu bihe bibi akaba yari ari kumwaka ideni. Nyuma y'iminota 10 nicaye aho ngiye nyine ndi kureba muri telefone ye, haba haje message mpita nyisoma. Yagiraga iti ndamuherekeje gusa nshobora gutinda, agafunguzo ngasize hahandi. Mpita muhamagara nti baraguhamagaye teacher. Ubwo nge nagiraga ngo aze yiruka tubone uko twitahira. Ahageze mpita mpindura nti nayo nikanze teacher, ni message yarije, usanze nari ngiye kuyisoma. Abarasetse ati cyangwa ahubwo wayisomye? Nzunguza umutwe mpakana ndetse namwenyura, muhereza telefone arayisoma. Ati ikirezi kiragiye. Abaravuze nanone ati risome vuba tujye mu rugo hatagira udusanga akaba yabibwira papa wawe, urumva?
ndamwenyuye nti reka dusangire. aba arariteruye ati vayo nkwereke. ubwo turagenda no kuri kontwari yaka ibirahure bibiri asukamo. arongera ati turebe uyimaramo mu isegonda. ubwo dutangira kubara gatatu duhita dukubita ku munwa birangira ntanze njyasigaramo gake aranseka. muri njye numvaga ntangiye kwishimira ko turi kumwe kuko yaratangiye kuba fan atari kwitwara nk'umuntu mukuru nduta cyane. ubwo turongera tugotomera indi ibishizemo ahita yaka izindi byerenye dukubita muri school bag yanjye. ubwo turagenda tugeze imbere ndamubwira nti ako tica wabatse intore. abarandebye isa naho atari shuwa niba ibyo mvuze ari byo yumvise nanjye mbisubiramo nk'uko nari mbivuze. ati nizeye ko utari kunyinisha. nzunguza umutwe nikiriza. agiye kugenda ndamufata nsa n'umugarura maze nawe ati ntugire isoni nyisanzuraho ntacyo bitwaye nanjye ndarinywa. nanjye nari nabiketse tu ndamuretse aragenda azana ipaki yuzuye turagenda. twageze iwe afungura byari dutangira gusangira ambaza ibibazo byose byari byamuhangayikishije nanjye musubiza muhumuriza. ubwo mba nkuyemo intore ya mbere numbaza aho yakuye ikibiriti abarancaniye ku munwa ndakurura. agiye gucana iye mpita mubuza ndamusanga mwicara ku matako ndongera ndakurura mpita mukubita umwotsi wose mu maso ndamuhereza nawe arakurura. tubikora inshuro 3 turebana riba rirashize abafashe byera arasoma. agiye kumpereza nti oya tica ndashaka iri mu kanwa kawe. duherukana muri episode ya mbere. ubwo twageze iwe afungura byari dutangira gusangira ambaza ibibazo byose byari byamuhangayikishije nanjye musubiza muhumuriza. ubwo mba nkuyemo intore ya mbere numbaza aho yakuye ikibiriti abarancaniye ku munwa ndakurura. agiye gucana iye mpita mubuza ndamusanga mwicara ku matako ndongera ndakurura mpita mukubita umwotsi wose mu maso ndamuhereza nawe arakurura. tubikora inshuro 3 turebana riba rirashize abafashe byera arasoma. agiye kumpereza nti oya tica ndashaka iri mu kanwa kawe. abamfashe inyuma mu mutwe anyegereza umunwa we n'iminwa yacu birafatanye antunikira mitsingi yose yari asigaranye mu kanwa ndamira. duhita dukomereza aho turasomana. tugezemo hagati ntangiye kumva ibintu ari byiza kurushaho. abaranyiyatse ati ayushura ashaka ko dukomeza. jyewe wikwica modo more than ready. Octave hari izindi santima waba umfitiye? jyewe ese ibyo bibazo byose ni ibyiki? uri gutinda tica. nahise menya aho ashaka kuganisha. agiye kugira ikindi yongeraho nshira urutoki ku munwa we nti I know we are not dating ariko basi reka tuba aba fuckmates. ati wow. ubwo nari nkimwicayeho abaranyegeye nanone turasomana ahita haguruka nteruye no mu cyumba. tugezemo numvise umwuka udasanzwe mba ndamubajije nti aha ari kunuka ibiki? ndamwenyura ndongera ndamubaza nti nyamara hari ibyo nketse. wowe ntabyo uketse? abaransubije ati wibyitaho ahubwo reka iyi mpumuro nziza tuyongere. duhita twataka nk'intare zishonje imyenda hafi kuyishwanyagurizaho. ese wari wakora urukundo ukiri muri high school ngo nibura wumva uko biba bimeze? nibwo uhita wumva ubusobanuro bw'icyo Chris Brown na Tyga bashakaga kuvuga baririmba Bitches and Marijuana. naje kugarura ubwenge mbona twambaye ubusa. Octave yari umunyembaraga yanyibagije ko ndi mu isi muri 5 yonyine twari tumaze. nta mfuruka n'imwe Petit Octave atagezemo. twabikoze crazy gusa nari nkeneye ko tubikora izindi nshuro nyinshi zirenze imwe. tukiri guhumeka amasigamana yagurutse yambaye ubusa hose. niho nahaye ijisho ubusa bwe bwose mbona bihwanye n'intekerezo zanjye. natekereje kumusanga ngo ntangire kumukorakora hose dutangire bundi bushya gusa ndikaruma nereka ndeba hagiye ntamurogoya. abasubiye muri salo agarukana igicupa cya mitsingi mu ntoki arandeba barasomye bimwe bita kugotomera. abansanzaho narindi aranyegera cyane turafatana andeba mu maso abarambwiye ati reka dukora ubusazi. bandasetse abaransomye ubundi ahita asuka ya mitsingi mu gituza cyanjye ndikanga. arongera aransoma atangira kugenda ari gati yo yari amaze gusuka. feelings nari mfite sinari kubasha kuzihanganira. nahise ntangira kuvuga indimi nanjye ntabasha gusobanura
nangira gusakuza cyane ari nako ntaka, mbese bya bindi abatipe bose bakunda iyo bari gukora sex. Abarongera nsuka kandi kayoga gake kunda, arangije arambika icupa hasi, ubundi akomeza ibyo yari yatangiye, aramanura no ku mabere. Noneho si ijwi ririyongera, ndasakuza karahava. Yakomeje kunkorakoraho nk'iminota 3 yose, amanuka no kunda ndetse atinda ku mukondo. Arangije azamura umutwe arandeba, abarongera aransoma. Nahise mufata umutwe turakomeza turasomana. Amaposite twafashe sinibuka umubare wayo, gusa uko niyumvaga sinagira igisobanuro cyanyacyo nabivugamo. Twarabikoze biratinda. Najyaga numva bavuga ngo raundi ya kabiri iratinda cyane. Nabibonye uwo munsi. Yabonaga ndushye akamagurutsa akanjyana mu yindi position mpaka we nabonaga ntabyo kuruha. Twamaze iminota 30 yose turi muri ako kazi. Turangije twirambika ku buriri turiruhutsa nta uvugisha undi. Nyuma y'iminota 5 abarambajije ati urumva umeze ute? Njyewe thanks teacher. Umpaye ibyishimo nifuje kugira ku munsi wa mbere unyigisha. Mvuze ibyo nabaye nk'umukanguye ahita ambwira ati ese kwiga nabyo bibamo? Kwiga biri muri gahunda zanjye nawe. Haguruka tugende Mire. Ntabyo gutekereza ko tutanakoresheje agakingirizo. Nanjye numvise binteye ikibazo mitamaguruka. Gusa ukuntu nahumuraga nta hantu nari kunyura rwose. Nahise mfata telefone mitamamagara sister wanjye, kubw'amahirwe barayifashe mitamubwira nti sis, club mbamo ku ishuri, mu gutaha twagiye gusura abarwayi kwa muganga, ndaza kugera aho nkerewe. Hamagara kutava umubwira aze kuza atinzeho gato cyangwa mu kimwe ntaze kuza. Urumva ko ndi bugeraho mu rugo ninzi. Abariyumviye akanya gato, birumvikana yaranzi. Yarabizi ko hari ahandi hantu nanyuze ndi kumubeshya, ahita ambwira ngo nta kibazo arakupa. Kutava kiri kwibazaho nk'ubwo bwenge, telefone yahise isona aba yitabye vuba, gusa akajya yikiriza. Nanjye sinumvaga ibyo bari kuvugana. Nyuma barambwiye ati sinari nzi ko uri umunyabwenge bigeze aha. Yaranete mukuru wawe. Cyewe teacher, ubu si imibare yananira n'uburara bukananira. Octave urakaze, gusa ngiye mfite kugenda ukansangayo. Njyewe kubera Octave sister wawe arambwiye ngo ari mu rugo wenyine, ngiye kuba muganiriza tugutegereje. Urumva ko nta rwitwazo mfite kuko n'ubundi nari kuzi wanyu. Numvise mfushya muri njyewe, ariko kuko nari namubwiye ko affaire zacu ari no string attached, bandamuretse yikoza douche. Niwe yaragiye akisukaho amazi gusa, ibyo ntimubimbaze kuko yahise agaruka nyuma y'iminota 3 gusa. Mbere yuko nanjye njya muri douche, abanza kunyereka aho nza gushyira urufunguzo, ubundi njya ndoga. Namaze iminota 15, garuka mu nzu nsanga yagiye. Nageze muri chambre nsanga phone yanjye irangije gusona, ndayifata nitonze ndafungura, nsanga mu message calls 5 za vie. Umutima nahise nikanga nti ubu aranshakira iki? Urwo n'urugamba natangiye kurwana rwo kubunza imitima. Gusa naribazaga nti mwarimu wanjye Octave wabyibazaho iki? Mwarimu Octave nawe aratubarira inkuru ye. Maze kubikora na Mireye, sinababwira ukuntu niyumvaga mu mutima wanjye. Umutima umwe wanshiraga urubanza, undi ukambwira ko nta yandi mahitamo nari mfite. Gusa nk'uko mubizi, abenshi iyo kiriya gikorwa kirangiye mutangira kwicuza iyo mutekereje ku ngaruka zizaza. Nanjye natangiye gutekereza cyane ku ngaruka zishobora kuzavamo. Numvise nanze cyane ibyo nari nakoze, ariko nyine byari byarangiye. Njye nta bushobozi nari mfite bwo gusubiza inyuma igihe, so nagombaga kubyakira. Maze gusohoka iwanjye, grand sœur wa Mireye yahise yongera kumpamagara ndamwitaba, abambwiye ahantu duhurira imbere ya Resto Bar kari hafi iwabo. Ubwo nahise mfata moto. Mu gihe kitarenze iminota 15 nari mageze, ndakebaguza ariko ndamubura. Bamfashe telefone ndamuhamagara ntiyayifata, ndongera ndagerageza bwa gatatu yuko ntiyayifata. Ubwa kane ngikanda buto y'icyatsi, numva umuntu amfashe mu maso nturutse inyuma. Telefone ye nayita isonera inyuma, mitamenya ko ari Mireye. Yahise ambwira seka ati telefone irakonteje. Arandekura, nanjye nti urumva sinari gutekereza nde wundi kandi ari we nari nje kureba. Ataransubiza ahita ampobera ngwamo wese, numva nanjye ubwanjye binteye isoni. Nibazaga impamvu bikoze kandi nta munsi ushize tutarabonana, nanjye nigira nkaho bitantangaje, musuhuza uko yabyifuzaga. Arangije icyo nise passionate kiss, atitaye ko turi ku karubanda. Ati nifuzaga ko tuganira Octave, kuko Mireye karataha gakerewe. Nanjye ni ni byiza, gusa ndumva ndishaye ukuntu, buriya niwe uri bunganirize. Abarasetsa ati sawa reka turebe ko twasangira agafanta. Ndamusubije ni ese ubundi ko zino karitsiye ziwanyu zituje, wese tukaganira dutembera. Abazunguje umutwe yemera, dutangira kugenda nta uvugisha undi. Namubwiye ikintu abantu hafi ya bose banga nti wifuzaga kunganiriza iki? Nawe ati ariko wayoba romantic, urumva ikintu yisumbaza? Nifuzaga kuba ndi kumwe nawe byonyine, none ndabona nta gaciro wabihaye. Nanjye nti oya sha, nuko nyine abakobwa kumenya icyo batekereza biba bitoroshye. Njye numva gushobora kuba wagiranye ikibazo wenda na boyfriend wawe, ukaba wifuzaga ko nakikugiramo inama. Abarandebye ati
uri umwana mubi, gusa byo boyfriend wanjye mbona atanyitayeho. Njyewe nawe reka kumwitaho nibwo azabona kuri agaciro, azagukumbura nubigenza uko. Ati wese ko atari guteye, none se umuntu akuretse nawe uramurika cyangwa ntabwo nkuzi neza? Njyewe ibyo ninde wabikubwiye ko atari ko nteye? Ati reka tubireke. Njyewe ese kutajya unyereka uwo boyfriend wawe kandi njye nawe turi inshuti zikomeye? Ati wese wigeze unyereka girlfriend wawe? Njyewe njye ariko ndi single mpora mbikubwira. Ati ese wari uzi ko wari uzi boyfriend wanjye ntubuvuga ibyo? Njyewe okay. Ati ni boyfriend wo mu bitekerezo gusa. Nanjye mbadasetse nti best wanjye best wanjye ari mu rukundo rero. Ibyo bintu biheruka kumbaho niga muri secondaire. Ati utambeshye nta feelings ujya ungirira, nta n'akantu k'urukundo? Njyewe erega mu bakobwa bake beza nzi uri uwa mbere, ntawuzwe n'iki kuzigira my first crush. Gusa kuva umunsi wa mbere nyimenya amakuru y'iwanyu niyemeje kuzihagarika kandi ndabona nzabishobora tu. Ati uzazihagarika gute uta? Ujya wibuka ko tumaze gusomana kabiri kose? Nabuze icyo mvuga ndaceceka kuko numvaga ashaka kuganisha ikiganiro. Nashatse akantu mu mutwe katuma mpindura topic ndakabura, kugeza ubwo yabonye ncecetse abarambwiye ati ukutambwira wabifashe ute? Njye ndumva nakongera muca mu ijambo nti reka tubireke, mbabara reka tubireke Ani, ahubwo reka turebe ukuntu bitazongera kuko nta kintu kiri hagati yanjye nawe, nta kintu kiri hagati yacu kijya. Ntararangiza abanciye mu ijambo ati ako ngenda gukunda guta, sinzi niba uzakomeza. Atararangiza telefone yanjye yahise isona, ngiye kuyikura mu mufuka abayifatiye mu kiganza nk'aho adashaka ko nyitaba. Mba ndamubwiye nti reka ndebe uwo ari we byonyine. Mba ndayifashe ntungurwa no gusanga ari papa wabo. Bimweretse arikanga cyane, ahita akanda buto y'icyatsi akora sinye nshyira ku gutwi. Papa wabo ati gira uze duhurire mu rugo sha utaha. Yahise akupa. Yaramfashije kuko nifuzaga gukomeza kuganira ibintu by'urukundo n'uwo mukobwa we. Sinari gushobora kumusezeranya urukundo nubwo wenda nanjye hari ukuntu namwiyumvagamo, gusa ntitwarabo mu isi imwe kandi sinari Jacques ngo nshyire ubuzima bwanjye mu byago nubwo nari ntangiye kubigeramo. Nahise mubwiye ibyo papa wambwiye ati gusa uta dukeneye kuganira, ejo nza gusura mu masaa 9 dukomereza aho twari tugeze, sibyo? Nzunguza umutwe nikiriza, ari nako nibaza icyo abo bakobwa banshakaho, cyane ko ntari bogari cyane nka Alex, nkaba ndi umukene ntacyo nigirira. Nibaza nti bambonamo iyihe boro? Yahise ndeka ndihuta wasigara inyuma, nungurwa no kugera iwabo nkasanga Mireille yicaye muri salo. Papa we sinzi ibyo yari arimo amubwira amutunze urutoki. Gusanga Mireille ari kumwe na papa we bicaye muri salo, nahise nikangangira ubwoba. Ishusho y'ibyo twe tumaze gukora ingaruka mu mutwe. Najyaga numva ngo abasirikare bakomeye baba bafite bamaneko bashyira ku bakobwa babo. Natangiye gutekereza ko haba hari uwamuhaye amakuru y'aho twari tuvuye. Nagerageje kwikaruma, binzamo ko ninkomeza kwiyumvamo ubwoba ndaza no kubira ibyuya. Nahise nsuhuza patro, abaransubije ati kuki watinze hanze, byari byakugendekeye gute? Njyewe naje niruka nagira ngo ninjire maze gufata akayaga. Aba ndebye nk'uri kunkekaho ikintu, aba aravuze ati icara tuganire gatoya. Naricaye mbanza kwihanagura twari twanembye mu maso. Icyanteye ubwoba kurushaho nuko nahise abwira Mireille ngo abasohotse. Akimara kugenda aba aratangiye ati numvise ngo bari bakubwiye ko uyu munsi Mireille ari butinde gutaha ndetse ngo haratari bunige, nawe bituma wawigire mu tuntu twawe. Musore kuba ngutumyeho mbere wenda utarangije ibyo warurimo. Nariruhukije nti erega nta kindi nari ndimo gukora aya masaha, nari mbizi ko ngomba kwigisha umwana wawe, bibaye ngombwa ko ntaza mpitamo kuba niruhukiye. Nawe ati we ntabwo nifuza kuzongera gusiba kuza atari njye ubikwibwiriye. Urabona uyu mukobwa n'umwana udashaka kwiga, rero biroroshye gushaka impamvu zituma atiga. Nk'uyu munsi amakuru nakiriye nuko nyuma ya saa 6 atigeze yiga, arangije abeshya mukuru we ko yagiye ngo niba ari ugusura abantu ku bitaro. Urumva ko atari ibintu byiza ku mwana ungana uku. Mu mutima ni Imana ishimwe ko wamuhaye amakuru atamubwiye ko yaje wanjye. Kuva ngize iby'uyu munsi nta yindi dega nzongera gukorana nawe. Bandamusubije ni abana benshi ubu ntibagikunda ishuri. Ibubanza ari ukubera ko nyivuga banciye mu ijambo ati aba mbere se sabana nk'abandi sha, amakosa nayo nyina wamutetesheje. Yonza kubana nawe igihe kirekire yari kuri kunda ku neza cyangwa ku nabi. Njyewe gusa amazi ntararenga inkombe, dufatanyije twamuhindura. Abanciye mu ijambo nanone ati yego icyo nicyo nifuzaga, ndifuza kumfasha, we bisa naho ashobora kuzakwiyumvamo. Ndagira ngo umutware buhoro buhoro ujye umuganiriza umugire inama, ntube strict cyane n'amasomo.
ubu ndatekereza ko amaze gukura. Icyo akeneye ni umuntu umwigiraho inshuti akajya amwumvisha ko inzira arimo atari nziza buhoro buhoro. Ndatekereza ko uko iminsi izagenda yicuma azagenda asubiza ubwenge ku gihe. Njyewe yego patron, nzagerageza rwose. Gusa nabonye umukobwa wari wo mu kinyejana ntabwo yoroshye rwose. Nawe ati nanjye namaze kubibona, niyo mpamvu ndi kukuganiriza ibi. Maze kubona ko n'abarimu bose bagiye birukanwa atari amakosa yabo. Rimwe hari ibyamumaga amaso simbibone. Ndagira ngo mfashe kugarura uyu mwana mu nzira nzima. Ndagusezeranya ko uyu mwaka natsinda exeta icyo uzansaba cyose nzakiguha. Bandamwenyuye nti nzagerageza bose. Arongera ati gusa ntuzibeshye ngo urengere, ujye wibuka ko yari umwana wa koroneri. Urakuze nawe. Ndakekuza uko byagenda ndamutse menya ko hari izindi aferi ziri inyuma yo kumwigisha mwagiranye. Nanjye nti wapi nta zindi aferi, zaba ziturutse hese. Abarasetsa ati ntaki na gato. Nagiye kumva numva arasakuje ati Mireye. Mireye yitabye vuba aza yiruka, ageze imbere ya se yifata nk'akamarayika ategereje kumva icyo bamubwira. Bose ati Mireye, guhera uyu munsi sinzongere kumva ngo wahamagaye Aneti umubwira ibinyoma byawe. Nongera kumva ngo wamaze n'isaha n'imwe utari mu ishuri, nzakujyana igishari umara ukwezi mu ikosi. Uranyumva neza? Mireye ikikiza kubona ubwoba ari bwose. Arongera ati uruhushya rwo gutaha amasaha ataragera ni njyewe njyenyine ugomba kuruguha, n'abarimu ntibemerewe kuruguha. Gutinda ku ishuri ugomba kubimenyesha. Ibi bizongera kuba uzabona papa wawe icyo ari cyo. Turumvikana? Mireye abarikirije. Ako kanya twumva amahoni hanze y'imodoka. Telefone ya papa Mireye ihita isona ntiyayifata. Arahaguruka ati ndakeka mwese mwanyumvishe. Yahise ahaguruka vuba na bwangu ahita agenda. Akirenga Mireye kaba kagiye kumuhengereza mu idirishya. Hanyuma y'iminota 2 karagaruka kati kiragiye. Nanjye kwihangana byarananiye ndaseka. Mireye ati ese mwavuganaga ibiki? Njyewe twaganiraga nk'abantu b'abagabo. Mireye araruhira ubusa papa araruhira ubusa. Arakeka bamuciye mu ijambo ni Mireye ugomba guhinduka. Ibi bintu ariko buri uzi ko atari byiza. Mireye ariko tica uri ikinyabwoba, ubu wabona kandi papa gukanze. Njyewe oya ntabwo nkanze, ariko abanciye mu ijambo ati sinari nzi kuri fani bigeze hariya. Okta biriya bihe twagiranye nzabikumbura iteka, ahubwo sinzongera gutaha ntanyuze iwawe. Njyewe Mireye oya nawe ntugakabye pe, reba kure, iga kwiga kureba kure. Mu byo dukora buri munsi byose tugomba gushyiramo ubwenge. Biramutse bitari ibyo dukora ubwacu byazadukoraho. Mireye ariko nibyo da, gusa hari akantu nungutse. Weekend nzajya nza kukureba, papa ntakunze kuba ariyo. Papa ntakunze kuba hari, kandi niyo byaba atari ugusenga baba bazi ko ngiyemo. Muri weekend baba bazi ko ngomba no kujya gusura inshuti zanjye. Urumva ko umunsi wose uzajya uba wanjye nawe. Nzajya mbabwira ko nagiye gusenga, navayo nkajya gusura inshuti, hanyuma ngiye niyizire iwawe. Nagiye kugira icyo mvuga, urugi ruba rurafungutse. Na Aneti wari winjiye, mpita nduca ndarumira. Aneti nibiki mwari murimo bitumye mumbona mu gaceceka? Njyewe uradukanze kubera ukuntu winjiye utana ko nagiye kuvuga gukomanga, ariko nibuka ko ari iwabo mpindura sije ndakomeza. Ariko usa n'umuntu ufite stress cyane sinzi. Nawe ati n'amasomo menshi Okta, ubwo abaduhaye ukuboko asa n'uwarakaye, ndetse kuva uwo munsi ntiyongera kumvugisha. Uwo munsi nakoze ibishoboka nigisha Mireye chemistry, nubwo nabonaga ntazi ibyarimo. Umunsi wakurikiyeho narahageze nakizwa amakuru yuko papa wabo yagiye mu butumwa bw'akazi Darfur. Ibintu kuva uwo munsi bitangira kuba bibi kurushaho. Ku ruhande rwa Mireye ati ninjye muntu wishimiye amakuru yuko papa byarangiye aherekeje bato yari igiye Darfur. Umuntu wari kumbuza guprofita iyo minsi ngo nyishimemo na Octave yari mama wari uje avuye mu nama y'abanyamahoteli, yari maze ukwezi muri Ghana. Gusa we nari niteguye kumucanga kuko atamaranaga natwe igihe kirekire, kandi yarankundaga cyane bitavugwa. Iyo nirakazagaho gato yahitaga icyo nshaka cyose. Umunsi wa mbere wari icumye uvaho. Mama abonye Octave aza kumwishimira bitavugwa. Yaraje avuye muri izo nama, gusa mama kenshi sinamwizeraga. Nabonaga hari nk'izindi diru zijimye akinirayo, gusa ntacyo byari bimbwiye. Icyo nishimiraga ni ukubona we na papa bameranye neza. Iminsi yari icumye nkajya nshyiramo agatege nkiga nk'uko nari narabisezeranyije Octave. Gusa nigaga neza kugira ngo nawe azame ibyo yari yaransezeranyije mu weekend ya mbere yarahise. Ndabyibuka hari dimanche, niriwe kuva mu gitondo nta saa moya. Birumvikana nta kindi twabaga turimo uretse kwikinira imikino yanduye. Icyumweru cya kabiri nacyo cyari sunitse, weekend nanone ntibyari kubura. Gusa uko iminsi yagendaga yicuma, nabonaga Net Grand Sœur wanjye asa n'uwarakanyije na Octave, kuko ntabwo yari akimuherekeza. Niyo yazaga kudusuhuza, yamusuhuzaga atishimye.
mu cyumweru cya gatatu ubwo papa yari hafi kugaruka mu rugo kuturebaho gato nibwo natangiye kugira courage. Ubwo njye na Octave twari tumaze gukora raundi ya mbere, kwa Octave twese twambaye ubusa turi mu mashuka, yarimo nkorakora mu mugongo nkabikunda nti ariko we na Grande Sœur mwapfuye iki? Octave: sha sinzi nta kimvugisha nanjye byarancanze. Njyewe: Octave kandi wasanga warababaje mukuru wanjye. Octave: waraye nta kintu namugize. Njyewe: wisuzume neza buriya hari ikibura, biriya ntabwo byizanye, ariko ubona Grande Sœur atagukunda. Octave: sinzi tu ariko ngenda mukunda. Njyewe: none se basi wigeze ubimubwira? Octave: ha mukunda nk'inshuti bisanzwe nka sister wanjye, mbese nkuko nawe ngukunda, urumva ko atari ibintu byo kugira birebire. Njyewe: haha noneho you are fucking your sis. Octave: kandi uragasazi, we tuba turi gukina n'imikino isanzwe, ariko uzi n'ikindi. Njyewe: iki? Octave: ibi tugomba kubihagarika Mire, ntabwo dukundana, muri make tuba turi guca inyuma abakunzi bacu, si byiza rwose, n'Imana ntibyemera. Mireye: nakubeshye ngiye sinzi ko byanshobokera, ngiye niyo nkubonye nta kindi mba ntekereza, maze niyo turi kwigamba numva weekend itazagera, hari n'igihe mba numva nagukuramo nk'ipantaro turi muri sari wacu. Octave: oya tugomba kubyishaka mu Mire, ibaze ndamutse nkundana na sister wawe akabimenya. Njyewe: ese ni njye utuma mudakundana? Octave: oya si wowe Mire. Njyewe: Octave nukuri urukundo rwanyu narushyigikira, ahubwo ugira icyo umubwira wasanga ariyo mpamvu atakikuvugisha, naho ngiye nzajya nizira rimwe na rimwe ubundi nigendere. Mu by'ukuri nayo natangiye kwishinja mu makosa yuko nagiye mu mitungo yagakwiye kuba iya mukuru wanjye, ariko nanone numvaga nta muhariro Octave wese, nari single kandi agatipe nari narakunze ku ishuri, nari narigeze gukegera nka gatatu, mbona gatinya ko ngakora no ku rutugu, narabikoraga nkabona karatitiye. Ako gatipe niko numvaga kankurura mu rukundo konyine ku ishuri, ariko kari kataraho umugabo bihagije kugeza ubwo twakundana, wa mugani wa Nicki Minaj, I never fuck with beginners. Rero Octave nawe nari mfite bugufi, mu gihe ntawe umusimbura, sinzi ko ibyo yari arimo kumbwira ngo tubihagarike nari kubyumva. Mba ndamubwiye nti oya Octave kureka kubikora byo ntibirimo. Nawe ati erega Mire uri umwana, ibi bizatuma utishimana n'umugabo wawe hazaza. Naho Annette we ndaza kugerageza niyunge nawe. Njyewe: ndagusezeranya ko nimbona mukundanye wowe na Annette nzabigabanya. Octave: ariko ubundi kuki udashaka boyfriend ku ishuri? Njyewe: Octave mba mbona ari utwana twose, ngaho rero basi reka tubikore dusezeraneho bwa nyuma, reka tubikore twongere tubikore, ndagira ngo nshimishe kugeza ubwo ntazigera nibagirwa uyu munsi, sibyo? Nta kindi avuze yahise anyegera cyane, atangira kunkorakora umubiri wose, arakomeza buhoro buhoro, twese dutangira igikorwa. Nyuma y'umunota umwe aba arahagurutse, atangiye kugenda, mpita mwirukaho niterera mu mugongo we, ngiye kugwa aba mfatiye inyuma, amaguru ayashyira mu mugongo neza, arangije anyuza mu kwahwa, ari nakampindukiza mfatira imbere, mpita mufata ku matama akinteruye. Twarasomanye biratinda, tugihagaze muri iyo position nka nyuma y'iminota 3 gusa. Duherukana muri episode ya 2 ubwo Mireye yatubwiraga ko yasabye mwarimu we ko bakora ibishoboka byose bakishimisha bwa nyuma, akamuha umwanya agaha urukundo mukuru we Annette. Ku rundi ruhande Teacher nawe aragira ati kuri uwo munsi nakoze ibishoboka Mireye muha ibyo yashakaga kugeza ubwo atari kuzabisiba mu mutwe. Twamaze amasaha 3 turi muri ibyo byishimo, posteri tutakoze niyo ntarinzi, birangiye ndamuherekeza arataha. Ataricara kuri moto yaranyongoreye ati it was great, gusa sinzi ko nzashobora kukwikuramo. Naramwenyuye nanga kugira icyo musubiza, musezera n'ukuboko, yurira moto aragenda mureba. Umunsi wakurikiye hari kuwa mbere, narajya mu rugo iwabo nahamagaye Annette yanga gufata telefone. Natangiye guhangayika cyane, nibaza niba koko hari ukuntu nawe naramubabaje, mfata umwanzuro ko ndi bukora ibishoboka byose nkaza kumuvugisha. Amasaha yari 10, saa 11 mfata taxi, yagejeje hafi y'iwabo, ubundi ntangira gutigita n'amaguru mpaka ngezeyo. Nageze mu masaha 12, mu kuhagera nasanze mama wabo yicaye muri salo, ndamusohoza, abatangiye kumbaza amakuru. Yakomeje kumbaza ukuntu maze kumenyera gukorana n'umukobwa we wari warananiye abandi barimo bose. Nanjye nagerageje kumusobanurira mutera injuga, rimwe nkajya nyuza mu tuburaga gaseka. Bidatinze Mireye yahise asohoka muri chambre ye, aza yambaye agakanzu kagufi cyane, yicara impande yanjye. Nyuma yo kunsuhuza nakubise amaso ku maguru ye, ntangira kumva ubushagarira, hasi mu ipantaro bitangira kuzamba. Nafashe igitabo nsa n'uwunama ngo ntaraburiza, ntangira kurambura impapuro nsa n'uri gusoma. Mama Annette utarankuraga amaso na gato aba aravuze ati mbere yo gutangira kwigisha hari utuntu nifuzaga kukubaza.
nanjye nti nta kibazo mwambaza. Mama niti uretse kuza kwigisha hano hari akandi kazi ukora? Njyewe uretse undi mwana nigisha kuwa gatandatu mu gitondo nta kandi kazi mfite. Mama niti nari nkeneye umuntu uzajya umfasha kurekodinga ibyinjiye n'ibyasohotse mu mashopu abiri yanjye mfite mu mujyi. Sinzi niba wajya ubikora nkazajya nza kugusimbura saa 12 ubundi ukaza kwigisha Mireille. Njyewe n'ubundi ndimo gushaka akazi yaba ari amahirwe munyongereye. Mama niti iyi ni business card yanjye, hariho nimero zanjye. Ejo mu gitondo saa 9 nugera mu mujyi hariya muri quartier commercial uzampamagare nkurangire uzutangira akazi, sibyo? Ntiwakumva ukuntu byanshimishije cyane. Nese nibagirwa ikibazo nari mfite hagati y'amaguru mpita mwenyura nti mama ntabwo wakumva ukuntu nishimye cyane, murakoze n'ukuri. Mama niti it's nothing. Nizere kuzabaroyo. Njyewe yes, ntabwo nzabatenguha rwose. Abarahagurutse aragenda nsigarana na Mireille. Sinari nitaye n'ibyo namubwiraga ari kubyumva cyangwa atari kubyumva. Muri uwo mwanya nari mfite akanyamuneza ko nagutse, kandi mu kazi nakoraga amafaranga yaragiye kwiyongera ku kwezi. Nari mfite kandi n'icyizere cy'uko Mireille narangiza amashuri yisumbuye ntazaraburiza nkabura uko mbaho, nibura hari ikindi kintu nari mbonye cyari kuzanyokipa. Amasaha birarangiye turi kwiga, nahise mbaza Mireille aho Anetari. Atabanje kunsubiza yahise ajya kumuhamagara, aza yambaye imyenda ya siporo. Mbwira Mireille ngo ansezerere mama we, ubundi mfata Aneta akaboko kuko nabonaga asa n'udashaka kumperekeza. Tugeze hanze ahita ambwira ati wanshakiraga iki? Njyewe niki nagutwaye ko usigaye warandakariye cyane? Ukwezi uzi ko gushize utamvugisha? Aneti ntabwo meze neza muri iyi minsi. Njyewe oya njye nawe tuzi neza kuri kumbeshya, shaka ikindi umbwira. Aneti nsigaye numva ntashaka kukuvugisha tu. Njyewe Aneti ndabizi ko nakubabaje, ndabizi ko ntahaye agaciro amarangamutima yawe, gusa ukuri nuko nanjye ngukunda, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Gusa abanciye mu ijambo ati bwira ibyo umbwira nisubirire mu buriri. Ariko ubwo twari duhagaze ku marembo y'igipangu. Njyewe please nyumva ntega amatwi, rwose nabaye ikigwari ngira ubwoba ko ndamutse ngerageje gukundana nawe hari icyambaho kandi gikomeye. Gusa ubu namaze gusobanukirwa icyo urukundo ari cyo, ntirwita ku busumbane n'ibindi. Numpaye amahirwe ndagusezeranya ko nzakuba iruhande, ndakubwira ko ubu niyumvamo imbaraga zose z'uko nahangana n'icyo ari cyo cyose cyakwitambika hagati yacu. Aneti ndagukunda. Abaracecetse afungura igipangu, ndasohoka nawe arasohoka ahita akingaho duhagarara imbere yacyo. Ndongera nti gira icyo uvuga nubwo wavuga ko usigaye unyanga, ariko ndifuza kumva ikiva mu kanwa kawe. Aneti muri iyi minsi hari undi mutipe wansabye ko dukundana, nabonye ntacyo mvuze imbere yawe ndamwemerera, ubu ndishimye mu rukundo nawe. So you are late doctor. Ndeba mu maso he mbona ibyo avuze asa n'umuntu bitarimo, ndamwegereye mufata mu nda, mpuriza amaboko inyuma, musoma mutunguye ngumishaho umunwa. Giye kumva numva yazamuye amaboko amfata ku matama arakomeza. Muri ako kanya ndamwiyatse gato, amaboko yahita yahuriza inyuma y'ijosi, arankurura wese turongera turasomana nk'iminota 3, tuba turarekuranye dufatana ibiganza byombi. Mu gihe turi kurebana ndi gushaka icyo navuga, sitwamenye aho umusirikare avuye, twumva aratubajije ati aha muri kwakora iki? Mu gihe ndi gushaka icyo nsubiza ahita akomeza ati kwanza wahita upfukama aho ngaho. Akivuga ngo mfukame numvise ubwoba bunyuzuye umubiri wose, ariko nk'umuntu w'umugabo sinagombaga kumwereka ko napapye, nubwo numvaga ngiye kwinyarira kubwo gutekereza ko yaba ari icyegera cya boss. Narikarumye ndamureba, Aneta ahita yitambika hagati yacu ati please reka tworoshye ibintu, wimubwira gupfukama kuko nta kosa akoze. Uyu ni umwarimu hano mu rugo, papa aramuzi, ndakeka kandi namwe papa mumuzi neza kandi muzi icyo ari cyo. Nimutume mu rugo rwe rero hazamo rwaserera. Yavugaga agenda asubira inyuma, yasaga naho arimo gukomeza kunyenga uwo musirikare. Nanjye nakomezaga kugenda nsubira inyuma uko yateraga intambwe, baga ku rupangu dusunika urugi tubona rurafungutse. Nabaye nk'uwinjira, Anete nawe ahita afunga urugi asigara inyuma. Icyo naje kumva ni ijambo umusirikare yamusubije ati buriya se nsanze ari kwigisha. Ibyo Anete we yamusubije sinabyumvishe. Hanyuzemo iminota 3 Aneta arafungura, ndasohoka nsanga uwo musirikare yagiye. Ndamubajije nti uriya nawe ari mu bashinzwe umutekano hano iwanyu se? Azunguza umutwe yikiriza ati wimbaza byinshi, fata moto utahe kandi umubare ntihagire ahandi unyura. Mbamagaritse moto yari miza aho twari turi, tuvugana ibiciro, mbamavuye uko. Umunsi wakurikiyeho nazindukiye mu mujyi nk'uko nari nabivuganye na mabuja, ndamuhamagara arandangira aho namusanze hari mu iduka ricuruza ibintu bya electronique risa n'irikomeye cyane. Yanyakiye neza, anyereka umutipe wakoragamo, turasuhuzanya turibwirana. We yitwa Olivier, ambwira ko ari njye uje kubabera umuyobozi. Turangije ajya kunyereka ahandi yacururizaga ibintu by'abana, imyenda, ibikinisho n'ibindi byinshi. Ho hakoraga umukobwa ucecetse cyane, amazina ye yambwiye ko yitwa Diane.
bose babaga bafite abatipe ku ruhande babafashaga nko guterura ibintu babyinjiza cyangwa babisohora cyangwa se babihereza abakiriya. Mabuja amaze kunyereka byose nuko akazi nshinzwe nzajya ngakora, aba arigendeye nsigarana na Olivier mubaza uko abona akazi. Yari umuja muri cool, umutipe uzi gutera blague. Akazi karakomeje, nkajya nyuzamo nkajya kureba Diane, ariko wabonaga ari umuntu udashaka kuvuga. Nabonaga asa n'umuntu wansuzuguye. Sinongeye kujyamo amara umwanya, nageraga ngiye kumubaza ibijyanye n'akazi gusa. Ntibyatinze saa 11 zarageze. Mabuja agarutse areba uko natangiye kuri coding transactions, amusura n'udukosa tumwe na tumwe, arangije aransezera njya kwigisha umwana we. Naho ngaho natangiriye akazi gashya, numvaga ko nibura kagiye kumfasha mu mibereho yanjye. Iminsi yakomeje kwicuma, njye na Anita urukundo rugenda rukura buhoro buhoro. Anita wabonaga bimurimo wese. Sinatinya kuvuga ko nari mu batipe batomboye, kuko yari umukunzi buri wese yakwifuza kugira. Gusa nanone iyo nasubizaga amaso inyuma, nabonaga ibyanjye nawe nta garanti bifite. Umwana w'umukene ufite umubyeyi umwe w'umuhinzi mu cyaro, akaba ari we mama wanjye. Kubimubwira nawe ubwe byari kumurwaza umutima. Kumva ko nkundana n'umukobwa wa koroneri n'urwego twari turiho, rwose byanteraga ikibazo. Narabiretse ndenzaho, ntangira kumva ko niba destiny yanjye ari ugupfa nka Romeo, nitegura kubyakira byose aho kubabaza umukobwa wari warankunze bigezaho nta nicyo ndicyo. Mirene nawe ntiyaburaga kunderanja ambwira akankumbuye, ariko akazi ka mama we kabimfashijemo bikajya binyorohera kumuhakanira mu buriro umwanya neza. Iminsi yakomeje kwicuma, ntangira kugenda mpangayika kuko haburaga iminsi mike ngo Mirene yakora ikizamini cya leta, kandi bigaragara ko mu by'ukuri nta kintu azi. Habura icyumweru kimwe, ariko umuganda mu gitondo nakangutse numva umuntu ukomanze, njya kumukingurira, nungurwa no gusanga Araneti. Nari nkenyeye akayisume gato, arampoberanye wese. Mukunde kura kaba kaguye hasi, nsigara nambaye boxer yonyine. Twunamiye icyarimwe tugiye kugatora, mpita mureka arakampereza. Njyewe Ani, urantunguye. Nari nzi ko ari umuyobozi w'umudugudu uje kuntwara mu muganda. Nawe ati, numvaga yari amahirwe mbonye yo kuza tukamarana umunsi wose tuganira. Dore kuva twakundana ntabwo turabona umwanya uhagije wo kuganira. Ariko ntabwo nari nzi ko ndi buguhobere bikakugeraho efe nk'izi ngizi ndi kubona. Yatangiye guseka atunga urutoki kuri boxer, bamfashe kakayisume nkajugunya mu cyumba, mba ndamubwiye nti niko abatipe bose tubyuka bimeze buri gitondo. Anyway, karibu. Yahise yinjira, nsigara nkinguruke neza. Nasanze yicaye kuri matera mu cyumba, dutangira kuganira. Njye nari ngaramye ku buriri. Niba yarumvise ananiwe kwicara, nagiye kubona mbona ndi mu gituza. Azana ikiganiro kiri boring ati, ariko si uko Mirene buri cyumweru ngo akore exeta, ubona hari icyongeye basi. Umutima wahise utera insigane nti sha sinzi. Sinavuga kuko yatangiye ariko bikimeze, gusa arampangayikishije cyane kuko mba mbona kiri hasi cyane. Nawe ati, gusa iyo baba barakuzanye mu rugo hakiri kare ugatangira kumwigisha umwaka ugitangira, yari kuzatsinda neza. Nabonye umwana abaye inshuti cyane. Mu mutima nti, icyatumye tuba inshuti reka nze nawe nyigura nyizaniye. Mba ndamubwiye nti, gusa azatsinda. Nimbona bigiye kwanga, nzakoresha plan B. Ati, ushatse kuvuga icyo kuta? Njyewe nshatse kuvuga ko ngiye gukora ibishoboka byose akazatsinda. Ataragira ikindi avuga nti, ese nakubwiye ko waje wambaye neza, wagira ngo wari ugiye gusenga? Nawe ati, n'ubundi bamaze ko nagiye gusengera mu badive b'inshuti zanjye. Nanjye nti, koko se nuko buri munsi ujya gusenga wiyambariye udukanzu tugufi? Abarandebye ndamwenyura, ndongera nti, Aniti, ufite amaguru meza, ujye wiyambarira uko buri gihe. Abarasetse ati, mbega wowe. Ndongera nti, uretse kuba ari nayo maguru meza ufite, uri na mwiza wese. Ikigeretse kuri ibyo, ugira n'umutima mwiza. Uri umukobwa buri mutipe wese yakwifuza kugira nk'umukunzi. Gusa ndi umunyamahirwe kuko abandi nabatanze, umutima wawe ukawunyegurira. Nzahoramo agaciro urukundo wampaye ntarukwiye. Abarasetse nanone ati, wivuga uko gutaha imbere yanjye ukwiye ibirenze ibyo nkwereka. Abaransomye mpita mufata nsa n'umuterura, turegerana cyane, turakomeza turasomana. Hanyuma y'iminota 2 mbamufashe ku kibuno, nawe ahita anyiyaga ati, ataragira ikindi avuga nti, ese nakubwiye ko waje wambaye neza, wagira ngo wari ugiye gusenga? Nawe ati, n'ubundi bamaze ko nagiye gusengera mu badive b'inshuti zanjye. Nanjye nti, koko se nuko buri munsi ujya gusenga wiyambariye udukanzu tugufi? Abarandebye ndamwenyura, ndongera nti, Aniti, ufite amaguru meza, ujye wiyambarira uko buri gihe. Abarasetse ati, mbega wowe. Ndongera nti, uretse kuba ari nayo maguru meza ufite, uri na mwiza wese. Ikigeretse kuri ibyo, ugira n'umutima mwiza. Uri umukobwa buri mutipe wese yakwifuza kugira nk'umukunzi. Gusa ndi umunyamahirwe kuko abandi nabatanze, umutima wawe ukawunyegurira. Nzahoramo agaciro urukundo wampaye ntarukwiye. Abarasetse nanone ati,
wivuga uko gutaha imbere yanjye ukwiye ibirenze ibyo nkwereka. Abaransomye mpita mufata nsa n'umuterura turegerana cyane turakomeza turasomana. Hanyuma y'iminota 2 mbamufashe ku kibuno nawe ahita anyiyaga ati akubundi gutaha nuko wakira abashyitsi ubu se niyo ntaza nta breakfast wari gufata. Bandamusubije nti erega ndakubonye mpita nibagirwa ibintu byose ibyo natekerezaga byose byahise biyumvamo numva icyo ngomba guha attention ari wowe gusa. Reka mbyuke ngira akantu gutegurira. Nahise mpaguruka nansaka tukiramo amazi nteka icyayi nabo barahagurutse mbona atangiye gusaka ibintu byose sinzi akambaraje yaguyeho karimo ibirayi abagakuyemo aricara atangira guhata. Icyayi gihiye musukira mu gakombe ndamuhereza. Ubwo tukinywa turi kuganira mfata nanjye icyuma turafatanya abacanye gaza ahita ashyiraho amavuta duteka agafiriti turi gukina. Bidatinze guteka biba birarangiye. Turi ku meza abarambwiye ati Okta mu buzima bwanjye mba numva ntakeneye amafaranga menshi nk'ayo wacu bafite. Sinkeneye imitungo myinshi rwose. Icyo nkeneye ni ukubaho nishimye naba ndi mu bukene cyangwa nifashisha. Niyo mpamvu iyo ndi kumwe nawe mba numva bimpagije. Niwe muntu twahuye nkamwisanzuraho. Niwe uzi byinshi kuri njye. Niwe uzi byinshi kuri njye kuruta undi wese. Mba numva iyo turi kumwe amasaha atakwicuma. Mba numva nifuza ko urukundo rwacu rwazagira iherezo. Njyewe Ani nubwo tutazi ibiri imbere hacu gusa humura Imana ntitwifurize ikibi. Biramutse binabaye hari ibyo yazabiri kuturinda. Nawe ati ko bivuga nkaho uri shuwa ko bizabaze. Njyewe oya humura nta kizadutandukanya. Yahise amwenyura abanamitse ibyo yari afite ku ifoke nanjye nzana umunwa ngiye gutamira abansize ibimayoneze ku munwa mba ndirakaje ahita ahaguruka ati ngo hanagure se. Ndamureba nkomeza kumwitegereza abazanye iminwa y'abari yampanaguza ndigata duheraho dutangira gusomana dukina birakomeza tuza kwibona turi ku buriri turi gusomana by'indani. Ntibyatinze tuza gukuramo imyenda ntangira kumukorakora umubiri wose ariko nagerageza kugeza hahandi namwe mwese muzi agafunga amaguru. Twarakomeje mbonye yageze muri mudu byamurenze mbankuye kondomu ku musego ntarayifungura abandebye nk'uwikanda ati Okta urashaka gukora ibiki? Nanjye nti urabona ngiye gukora ibiki? Nabivugaga nisetsa ariko we mbona arahindutse ari seriye cyane ati Okta ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo twageraho gukora sex oya rwose. Bamwe sex bayifata nk'ikimenyetso cy'urukundo abandi bakayifata nk'inzira yo kwishimisha abandi bakabifata nk'icyaha. Ku ruhande rwanjye njye numvaga nta mpamvu yo gucira urubanza umuntu kubijyanye n'ibyo yemera cyangwa ko yahisemo kubaho mu buzima bwe kuko ndakeka nta muntu waguma kwizera ibyo yizera aramutse abyutse uyu munsi agasanga ari we ubyizera wenyine. Aneta akimbwira ibyo nabanje gutekereza ko numvise nabi cyangwa ari we uri gukina mba ndasetse nti uvuze ngo iki? Nawe ati Okta ibindi byose twabikora ariko sex aka kanya wapi pe. Sinzi uko byanje mu mutwe ntekereza ko ashobora kuba akiri isugi akaba ibyo biri gutuma atinya. Nibutse umukobwa nigeze kwambura ubusugi nyiga mu wa mbere university ukuntu yahoraga anyurira ko yamaye byose akama ubusugi bwe akamutima we ariko nkamwitura ku mwanga. Mu by'ukuri niwe wazanye igitekerezo cy'uko twatandukana ukubera ko ntamwitagaho maze mbimwemereye hadaciye kabiri abaratangiye ati n'ubundi nari mbizi ko ari ukuzabigenza nari mbizi ko uzankoresha ibyo wifuza warangiza ukanjugunya. Abahungu mwese muri kimwe ikibazo nuko ntazigera nkwibagirwa mu buzima bwanjye kugeza na n'ubu mvuga iyi story aracyambwira ibyo. Igitangaje nuko namubwiye ngo dusubirane akambwira ngo ndamubeshya ngo nta rukundo ngira n'ibindi. Ibi nibyo nahise ntekereza numva nifuza ko ariko byazagenda no kuri Aneti. Ubwo mpita mpaguruka ndongera ndambara Aneta ndeba ntacyo mvuga abarambwiye ati nizere ko nakubabaje sheri. Nanjye ni oya sheri ahubwo nawe wahaguruka ukambara nta kibazo. Abayifashe mu maso n'ibiganza byombi ati waretse tukaba ataragira icyo avuga nti hari ahantu nifuza ko tujyana sheri mbabara haguruka. Nawe ati sawa reka mbanze njye dushe. Abarahagurutse afata kakayisume kanjye arakenyera ajya hanze muri dushe ndategereza amaze koga nanjye njyayo nambara imyenda nakundaga kwambara turasohoka. Abarambajije ati ako tugiye ubundi. Nanjye ni ndifuza ko dutembera tuganira mbere yuko amasaha yo kujya kwigisha sister wawe agera. Abarashyiketse tugenda ntawe uvugisha undi ariko mfashe akaboko. Tugeze ku muhanda ahantu hasaga n'ahatuje abaranyongoreye ati ariko buriya turiya dukingirizo utunze n'utwiki ufite abandi se cyangwa wari weretswe ko hari ikiri bube nkaza? Aho kumusubiza ikibazo yarambajije mubaze ikindi nti wowe se nako niye mpamvu abakobwa mwese mwemera kugirana romantike n'abatipe bose kandi muba muzi neza ko ikibazo muba mudutera mutari bugikemure? Uretse Aneti iki ni ikibazo nifuzaga kubaza abakobwa bose. Ahita arakara ati njye se magarira abo bakobwa bose mwagiye mukorana ayo mabi
Ku ruhande rwa Mireye nawe arakomeza kutubwira ati iminsi yakomeje kwicuma nyuma y'uko Octave atangiye gukorana na mama byabaye nk'aho amarembo yo kongera kumubona abaye nk'aho yose afunzwe. Natangiye kumva nigonze, ibihe byiza twagiranaga mbura ahandi nabikura. Kuva ubwo natangiye guhangayikishwa no kuba ndi single. Ikibabaje nuko uretse ku ishuri nta yandi mahirwe nabonaga yo kuba naganira n'abandi basore. Numvaga ntashobora kwihanganira kubaho nakora sex. Umunsi umwe ari kuwa gatandatu amasaha yo kwigishwa na Octave ageze, nabonye yinjiye mu rugo afite akanyamuneza. Grand Sœur akurikiraho arakaye cyane, nkeka ko bashobora kuba bagiranye ikibazo. Octave akaba ari kwigira pretender. Annette nyuma yo kunsuhuza yahise ajya muri chambre. Octave araza turiga, gusa nta kintu nigeze mfatamo kuko twigaga ndi gutekereza ukuntu ndaza gutoroka mama nkajya mu kabyiniro nk'uko nari nabipanze n'abandi bakobwa b'inshuti zanjye bari bansezeranyije ko bari buze kuma pase n'umutipe w'ibogari. Uwo munsi nagize amahirwe Octave ntiyatinda, atanu natambwiye ngo mbwira Annette amuherekeze. Nta nicyo ngiye byari bimbwiye. Icyari kimangayikishije cyari kimwe nababwiye. Mama kiza namubeshye ko ngiye mu buriri, mpita nyura mu idirishya mu cyumba cyanjye ndasohoka. Nabeshye umuzamu ko bantumye ntiyabigira intambara. Nigiye imbere gato ntekereza ko ashobora kubona ntinze akamenyesha mama. Bandagarutse mu kubita 2,000. Ndamubwira nti ntihagira ukumbaza ushaka ibyo mubeshya. Ntibyatinze nahuye n'inshuti zanjye twerekeza kuri club. Natunguwe nuko twahageze nkahura na Octave. Byanga byakunda hari icyabereye hagati yacu. Twagezemo dufata ibyo kunywa dukora crew dutangira kubyina. Nubwo imbere yacu hari abakobwa beza bamansuraga, abantu batangiye kujya basunika intebe bakaza aho twari turi. Bataraba benshi nagiye kumva numva umuntu arankuruye. Mu guhindukira mbona no Octave. Nta kintu aramvugisha, abamfasha akaboko arankurura aransohora twerekeza inyuma ya toilette. Asa n'umuntu ubabaye ati Mire, nawe ujya uhagera kweri? Nanjye ni yep, I'm having fun with my friends. Ati Mireye uracyari muto, mbabarira unyumve please. Mbabarira unyumve Mire, ndabizi ko ntari papa wawe, ndabizi ko ntaguhitiramo kubaho ubuzima bwawe, gusa ibi bintu uri kwiga ntabwo ari byiza. Byakugutangaza kuba ndi kubikubwira tuhahuriye. Wowe uri umwana, wowe uracyari umwana, hari ibintu byinshi utarabasha kwifatiramo umwanzuro mwiza. Ntekereza ko ari nabyo bituma udatsinda mu ishuri. Arakomeza, gusa nari ntangiye kurambirwa nubwo yari arimo avuga ukuri bla 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 bla. Uzi ko abantu bababona bakeka ko mushobora kuba muri indaya. Iyo wenda mwajyaga ahantu hiyubashye. Ndamusubije nti none se nawe waje kugura indaya? Ati uye naje kwishimana n'inshuti zanjye Mireye, nyumva neza. Gusa ndabizi ko ahantu atari heza nubwo ari bo bahahisemo. Nukwanga kubasuzugura gusa. Ndabizi neza ko ahantu atari heza cyane cyane ku bakobwa. Nanjye nti ngaho dutaye tujye iwawe. Abazunguje umutwe ahakana ati oya, ahubwo ngwino dutahe utahe iwanyu mu rugo. Ndataha uko unyemereye ikintu kimwe. Ati ikihe? Mpita mureba mu maso, ntiyamenye igihe namufatiye mu ijosi, ndamusomye abanza gusa n'uwanga. Byongeye ubugira kabiri nawe atangira kunsoma, aranterura no muri toilette ku gikuta, amanura ipantaro gato dutangira game yacu. Byadutwaye nk'iminota 10 turangije turitunganya dusubira mu kabari. Mu kuhagera Fabo wa mutipe bari bamuje nawe abatangiye kumbaza aho narindi. Bamusubije nabi ariko bintunguye nti ntabwo bikureba. Abarirakaje nkaho naye nabaye umugore we. Ati urumva ukuntu nsubije wakaraya we? Nti ntuntuke. Nawe ati mbwira uvuye he? Murumva ukuntu ari guhumura we? Nanjye ni uragira ngo mpumure nese kandi mvuye muri toilette. Inshuti zanjye harimo n'izeza zatangiye kutubuza guterana amagambo. Abarongera ati aka gakobwa ni akaraya. N'umujinya mwinshi nti wakabwe wongeye kunyita akaraya twabipfa. Ahita azamura ukuboko agiye kunkubita urushyi bahita bamufata. Sinzi aho Octave yaturutse, abamfashe ukuboko aranzora. Ati urabona ibyo inzoga zari zigiye kugukorera? Abantu benshi iyo basinze ntibajya bashobora kwikontorora. Mwiyambukira abana rero aba ari ibindi. Mireye byakubera byiza uramutse wirinze inshuti mbi nanjye ndimo. N'ubu amaso ndamureba. Inama ze zari zimaze kundambira, zimaze kungera ku muhogo, kuko yari nk'aba bapasiteri bakubwira ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Arongera ati kari agatipe kasinze, nizere ko atari boyfriend wawe. Ndamusubiza nti utangiye kumfuhira? Arikiriza ati yego ndagufuhira nka mushiki wanjye. Erega mba nkwifuriza ibyiza Mireye. Ibyo twabivugaga duhagaze hanze dutegereje moto. Ashatse kuntegera injyana mu rugo, ndamuhakanira nti niba ari ukujyana mu rugo ndaguma hano nze gutaha mu gitondo. Yakomeje kumpendahenda ndamunanira, aba yemeye ko dutahaniwe. Twagezeyo nyuma y'iminota nk'icumi dutangira kwirira utwo yari yanzaniye. Tuganira ambwira ukuntu yashwanye na Grand Sœur ngo bitewe n'udukingizo yabonye munsi ya matera. Ambwira ukuntu ahangayitse kubwo kubabaza umukobwa wamukundaga. Ntabwo nari nzi ko mukuru wanjye ateye uko. Umuntu wababajwe nuko yabonye udukingirizo mu cyumba cya boyfriend we, bivuze ko hari ubwo yaratangiye ibintu byo gusura abajama. Twaganiye utuntu twinshi dukanasinziriye, nta kidasanzwe cyabaye. Ku ruhande rwa Octave nawe aradukomereza.
uwo munsi nakangutse nsanga Mireille yagiye kare, nibaza ukuntu yabyutse simbimenye birancanga. Mbere yo kugira ikindi nkora nahamagaye Aneti wanjye, telefone ntiyayifata, ndoga njya mu kazi. Nta kidasanzwe cyabaye uretse ko nta bakiriya twagize uwo munsi. Abacuruza mu mujyi barabizi ku cyumweru nta bantu benshi bakunda kuza. Nimugoroba tugiye gutaha nibwo mama Aneti yaje arambwira ngo arifuza ko hari aho umuherekeza. Tumaze gufunga ninjiye mu modoka yarantwara, tugenda tuganira bisanzwe. Tugeze Nyabugogo dufata ibintu yarazaniwe n'umumama wari uvuye Kampala, mufashe kubishyira muri butu dore ko twari utuntu duke. Bamaze nk'iminota 10 baganira ntegereje, baje gusezeranaho dusubira mu modoka, anjyana ahantu muri bare ntibuka izina isobanutse, yaka igicupa cya Hennessy, bazana ikirahure badusukiramo, ati bazana inkoko urayimara. Ntaramusubiza, telefone yanjye yahise isona, andeba nk'umuntu udashaka ko nyifata. Mbonye ari Aneti mpita mpaguruka mbanza kumubwira sorry. Nagiye ku ruhande nyifata, Aneti ati Okta, nabonye wanshatse. Nanjye nti nifuzaga kugusobanurira sheri, ntabwo wagakwiye kundakarira bigeza. Nawe ati nta busobanuro nkeneye n'ubundi ndakuzi Okta. Jyewe nyumva sheri abanciye mu ijambo ati niba rero wifuza ko nkumva vayo duhurire muri ka kabari twakundaga guhuriramo. Numvise mama ahamagara avuga ko kubera akazi kenshi mwagize uyu munsi utari buze kwigisha Mireille, so reka duprofite no kazi yo tuganire neza. Yahise akupa, nsigara nibaza ukuntu ndi bukatire mama we nkajya kumureba. Duherukana muri episode ya 5 ubwo Mireille yatubwiraga ko iminsi yaje kwicuma akaza kumenya akatwite. Ku rundi ruhande Octave nawe arakomeza. Urukundo rwanjye na Aneti rwakomeje gukura uko iminsi yakomeje kwicuma, mama ari we wenyine ubizi. Nyuma y'ukwezi Mireille yakoze exeta, papa yaje gutaha mu gihugu avuye muri mission. Ntibyamutunge gusanga nsigaye nkora mu iduka, nyaka ko bari barabimubwiye. Icyo gihe ntitwakundaga no kubonana kuko sinari nkigera iwabo, nageraga hari icyo mabuja ntumye. Ubuzima bwari butangiye kuba bwiza kuko naje kugira amahirwe kaminuza Nkiramo yari yarahaye buruse yo kwiga masters. Ibintu nari nararuhiye kuva kera kuko numvaga nshaka kuzaba lecturer muri kaminuza. Habura ukwezi ngo ngende nibwo amanota ya exeta ya Mireille yasohotse, dusanga yaragize 52 kuri 73. Ibi byatunguye papa we, ahita amukoreshereza ibirori baza kuntumira. Nasanze hari abantu b'ingeri zose. Mubaraho bose abona arushaga gukomera ni wa mukobwa Diane na wa mutipe nababwiye kari kuru twakoranaga, ndetse n'umukozi wo mu rugo. Akaruri kagitangira uwo mukobwa Diane yaje kunyegera, atangira kunyigiraho inshuti, kandi ku kazi yaranyiyemeragaho, atangira kunganiriza. Aneti yakwikoza muri salo akandeba yica akajisho. Uwo mubebe yaje kwivamo ambwira ko ngo boyfriend we yamuhaye invitation y'ubukwe, ngo yari umutipe wo mu bakire, ngo aje gukorana ubukwe n'undi mwana wo mu bakire nk'iwabo. Nkeka ko ariyo mpamvu uyu mukobwa yumvaga akemera ku bandi. Ibi nibyo bijye biba ku bakobwa benshi. Umutipe akaza akaguha amasomo, ntiwite kuba kuba hafi bagukunda ngo nuko afite amafaranga. Hari n'igihe nawe ubwawe ubibona ko atagukunda, ariko wowe ukanguka mwihambaho ugasanga amafaranga yarakwishe mu mutwe. Turaho phone yanjye yaje gusona, mbona na Aneti umumagaye, nsohoka ngiye kwitaba, musanga hanze ansaba ko twaba tuhari, ngo ashaka kunyereka inshuti ze. Bidatinze yinjiye agakundi k'abatipe nka 6 n'abakobwa 7, baza bamusanga aho twari turi arabampresenta. Bose bari abantu ubona ko bava mu mafamiye atajegajega. Hari harimo amakupura 3, arangije bose babwira ko ndi umugabo we, basekera icyarimwe. Twinjiye mu nzu twese duhita twicara ahantu hamwe, batangiye gutegura amafunguro atandukanye. Gusa ibintu ntibyari byagatangira neza kuko abantu bakuru bose batari bakahagera. Nyuma y'isaha nibwo abatumirwa bose basaga n'abamaze kuhagera. Colonel yaje gufata ijambo, atangiza party yakira abantu, ababishatse nabo bagafata ijambo. Nyuma baza no kugera kuri Mireille, nawe bamuha ijambo, ashimira abaraho bose, arangiza nshimiye nk'umuntu wamufashije muri byose. Papa ansaba ko najya imbere nanjye ngasuhuza abaraho. Ngiye guhaguruka ngo negere imbere, Aneti baranyongoreye ati hitubwira bose ko dukundana. Ndaseka nawe araseka, ndahaguruka. Gusa mu guhaguruka mbisikana na Mireille, mbona afashe ku munwa asa n'ugiye kuruka, akomereza hanze ndikanga. Nakomeje kwegera imbere ndabasuhuza, nshimira famiye, ndangije nisubira kwicara. Hari umubyeyi umwe wanyegereye ansaba ko nazaza kwigisha umwana we, mubwira ko nta kwezi mfite mu Rwanda, ndi hafi kujya gukomeza kwiga. Ibirori byarakomeje, bidatinze abakuru baza gutaha, baduha umwanya ngo twidagadure. DJ yakubise mutuziki, dutangira kubyina. Nari ndi kumwe na Aneti. Sinzi uko nakebutse ku ruhande, mbona wa mukobwa Diane na wa mutipe dukorana bawukatanye. Byarakomeje turabyina. Mireille yari kumwe n'undi mutipe ntazi. Hashize iminota nka 20 nza kubabura, Mireille aza kugaruka ari wenyine. Aneti twaye kumwe tubyina, yaje kunsaba ko twakwicara kwa ruke, mubwira ko ngikeneye kubyina, abaragiye ariyicarira.
mu gihe nari ndushye ngiye kwicara nanjye nagiye kubona mbona Mireille yamfashe ukuboko dutangira kubyina, abansabye ko twasohoka ko hari agakado yanteguriye. Dusohoka muri jaride, akora mu gashakoshi ke akuramo isaha aranyambika, arambwira ati Octa, hari ikintu nifuza kukubwira. Njyewe bwira ntaribi. Mireille: Octa, maze amezi ane ntwite. Njyewe: ngo utwite inda ya ndetse Mireille? Mireille: ntwite inda yawe Octa, ndakeka narasamye wa munsi duhurira muri club. Nabaze neza Octa, kuva wa munsi tubonana hashize amezi ane. Namusubije n'ubwoba bwinshi nti mana we, noneho ndapfuye. Nagiye kubura umutwe mbona neti uruhande rwacu asa n'uwabyumvise. Ku ruhande rwa Mireille ati nanjye natunguwe no kubona Aneta duhagaze hejuru. Ese agira ati ese muri mu biki? Ndabona Octave atameze neza kandi mbona umuhaye isaha nziza. Grand Seri yarabizi neza ko hari impano nari nateguriwe Octave, gusa buriya hari impamvu yarankurikiye, nuko yibazaga impamvu ntabikoze mu bantu nkamwihererana. We ntiyarazi ko nifuzaga kumumenyesha ko ntwite. Mba nditanguranyijwe nti Octa, reka tumubwize ukuri. Octave noneho nabonye ibintu bibaye ibindi yifata ku munwa asa n'uwabuze icyo avuga. Ndongera nti reka tumubwize ukuri ntabwo twabyererana kandi n'ubundi bizamenyekana. Aneta we byari byamucanze, ubona ashaka kumvuga bikarangira. Octave ati ukuye kuri Mireille. Nanjye nti nyine urabona nakora bizi ko ari amanota ari menshi nta hantu nayakura. Ni nka Octave yamfashije gukopera, kuko ibizamini byose twabaga twaraye tubikoze twabikosoye. Mfite ubwoba ko bizangaruka. Hari abantu bagiye kwibaza ukuntu natekereje ako kantu, gusa sinzi ukuntu iyo nguye mu kabazo gasaba kwisobanura ntajya mbura ikintu mbeshya. Bose bandebeye icyarimwe. Aneta ati ese Octa, wagezeho gukora ibyo bintu byose kugira ngo Mireille yatsinde? Octave: erega byari bimpangayikishije, numvaga ngomba gukora ibishoboka byose agatsinda. Rero nabonye ntamwizeye neza, mpita nkoresha plan B amahirwe atarancika. Aneti: ntiwakumva ukuntu mbyishimiye, ndumva ntabwo utagize ngo witange. Niyo mpamvu disi nabonaga Mireille yategura impano, nkibaza icyo ari kubikorera kandi warahembwaga bikancanga. Njyewe ndumva ariko ndumva mutitaye ku kibazo mfite. Murabona nta ngaruka bizangiraho? Aneti: icya mbere ni uko watinze. Ndakeka muri kaminuza utazongera kwiga ibintu udashoboye. Nta ngaruka rero ngiye mbona. Octave: ibyo nibyo nanjye namubwiraga, gusa ikibazo ni uko nabonaga atari kubyumva. Octave ati nibyo namubwiraga. Byahise ko ikibazo yari afite mwese mukizi. Twarakomeje tuganira gato. Aneta dusaba ko twasubira mu nzu gusabana n'inshuti. Ikirori cyarakomeje, gusa nabonaga Octave atari muri mudu yabyo. Njye nyine wari uzi ikibazo afite nanjye mfite. Numbaza ibyo yabeshya Neti, kuko nta kuntu atari kumubaza impamvu atameze neza. Amasaha yakomeje kwicuma, abacuti batangira gusezera mpaka abantu bose bashize, ndetse we na Octave arasezera tujya kuruhuka. Umunsi wakurikiyeho sinzi ibitekerezo nagize, nkeka ko nabitewe n'inzozi nari naraye ndose nzindukira kwa Octave. Natunguwe no kugerayo ngasanga ari kuzinga utuntu twe twose. Akinkubita amaso yahise yifata mu mutwe ati ubuse kandi iki gitondo uje gukora iki? Njyewe: Octa, urambaza icyo nje gukora kandi hari ikibazo uzi dufitanye tugomba gushakira umuti? Yafunguye urugi ndinjira, nsanga igikapu ko birasa n'uri gufunga imyenda. Mba ndamubajije nti kutambwiye ko ufite isafari usugiye? Octave: Mireille, reka nkubwize ukuri, ndagiye gusa ariko sinzi aho ngiye. Ndabizi ko ntacyo uzabona n'ababyeyi bawe. Reka ngende nkize ubuzima bwanjye, kuko n'ubundi bizamenyekana ko ari njye wayiguteye, kandi abasirikare ndabazi byakurikiraho si byiza na gato. Sinakubwira ngo tuyikuremo, kuko niwe uzi impamvu bimbwiye hashize amezi ane yose. Nanone ugize ibyago ukakora ikindi kibazo, nawe ndi kwiyongerera ibibazo kurushaho. So reka ngende. Njyewe: nta hantu uri bujye Octa, ndagusezeranya ko papa atazabimenya, ahubwo icara dupanga uko bigomba kugenda, kuko ndumva ntifuza ko umwana wanjye yazakura atazi isi. Octave: oya reka guteta Mireille, ibyo nta kintu bivuze, ubuzima bwanjye buri mu byago. Reka ngende nubaka ubuzima, nzagaruke ndeba papa wawe, hato tutazashwana bikamviramo no kubura ubuzima. Ninza mfite ikintu kigaragara nagezeho, wenda azanyumva. Aneta wenda abona byarangiriye. Mireille, please let me go. Njyewe: erega ibindi kubikorera Neti, niyemeje kubitangira mwembi, niyemeje kuziba icyuho cy'ibyo nakoze. Nagiye mu mwanya we dukora amakosa, reka bikomeze kuba hagati yacu. Aneta n'ababyeyi banjye ntabwo bazigira babimenya, nzakomeza kubibahisha ubutaha. Octave:
ariko nubwo papa wari umusirikare wenda abona abasirikare utabazi. Reka ngende Mire yahise ahindukira atangira kongera gutunganya imyenda, bamufashe akaboko ndamukomeza, arandeba mpita nkora ikosa nanone mba ndamusomye, mbona asa n'utabishaka ariko arahindukira nanone arandeba aranyegera, mpita nongera kumusoma, noneho nawe mfata mu nda dutangira gusomana biri dipu. Buriya wenda yifuzaga kumpa last kiss, ndamwiyaka ngiye kugira ikintu mvuga, ntitwamenye aho abasirikare 3 bavuye. Nagiye kubona mbona baramukuruye bamukubita jidagwa hasi, nanjye nirambika ku buriri ntangira kuvuza induru ndira cyane. Baramufashe bamuzirika amaboko nanjye bansohora nabi, we sinamenya aho bamujyanye. Nagiye kubona mbona bamusunikiye mu modoka no mu rugo ngo ba. Ku ruhande rwa Octave nanone aracyakomeza. Natunguwe no kubona Mire yansanga mu rugo, uretse ko ibyo bitari igitangaza. Nahise menya ko ubwo yazaga mu gitondo abo basirikare bari bamukurikiye bakatugwa gituma dusomana. Nyuma yo kuntura hasi bakanzirika imigozi ku maboko, bankandagira mu nda bankubita imigeri, bahise banterura no mu modoka inyuma bagenda banyicayeho. Aho banjyanye simpazi, hari mu kizu kitagira uko gisa gishaje. Singiye kubabwira ibyabereye aho, gusa mu minsi 3 nahamaze na n'ubu mu bwonko bwanjye aracyagaruka ngasesura umeze umubiri wose. Mwese mubyibazeho buri wese azi gutekereza ibye, gusa icyo nababwira nuko buri cyaha cyose kigira ingaruka. Naje gutabarwa na mama wabo, yishyura abo basirikare amafaranga menshi ngo bazabeshye umugabo we ko natorotse. Ni ibintu nabo byabagoye, bajyaho nabaga bategereza umutipe twabanaga ko ataha, abaho twanjye twose, ubundi badushyira mu modoka yari kuntorokesha, nanjye baza kunsohora mpita nyinjiramo. Ngo kuko navuye mu Rwanda ninjira Kongo, ari na inshuti zanjye zamfashije zikanshakira ibyangombwa nasabwaga byose ngo njye kwiga mu Buholandi aho nari narabonye bourse. Iyo nsubije amaso inyuma, nubwo ngubu ubuzima bumeze neza, hari byinshi mbona nahombye kubwo gukina imikino mibi n'umwana nduta cyane. Navuga nk'umukunzi nahombye kuko kugeza kuri uyu munota nta wundi mukobwa urankunda nk'uko Annette yankunze. Mbayeho nicuza, gusa ibyabaye byose byambereye isomo. Ni nayo mpamvu nohereje Jimmy As bazina bangiye inkuru nyuma yuko yari amaze kwandika ama episode ne yari yarahawe na Mireye, ngo nanjye ntange message buri umwe agira isomo yikuriramo. Ku ruhande rwa Mireye nawe ati, ntabwo nishinje ikosa cyane nubwo bisa naho ari njye wagushije Octave mu mutego. Kuri njye nari umwana ncukwa na adolescence. Icyakora kandi ari njye nibaza ku myitwarire yanjye muri icyo gihe nkumva binteye ubwoba. Sinzi impamvu abatipe bibagora kuresista offer y'umukobwa. Octave yari umuntu mukuru wari ukwiye no kungira inama, nubwo ntazi neza niba nari kuzumva. Ariko iyo yihagarara akanyama biri seriye, birashoboka ko wenda nari guhindura intekerezo. Yes, ntimunseke, nubwo wenda hari igihe nawe nari kumwirukanisha nk'abandi. Twese twaguye mu bishuko, nako twigushije mu bishuko. Sinavuga ko ari we byagizeho ingaruka gusa, kuko nanjye nabyaye mu gihe kidakwiye. Abakobwa babyariye iwabo nibo babizi ukuntu bivuna, nubwo mu rugo bagizeho bakabyakira kandi ukabona nta kibazo, cyane ko nta kibazo cy'amafaranga twigeze duhura nacyo, gusa nikaburamo ukumva papa kubwe nk'ijambo rigukomeretsa, ukumva nawe ugize isoni. Njye nari nzi ko Octave ashobora kuba yarapfuye, kuko bimaze kumenyekana ko ari we wanteye inda. Nabazaga ababyeyi banjye niba hari icyo bamutwaye, bakambwira ko nta makuru ye bazi. Yewe niyo nazanaga ikiganiro cy'uko namubonye bamufata, bambwiraga ko ndi kurota hari nasaze ko ibyo bitigeze biba. Nyuma ntungurwa no kubona Jimmy asambwira ko yasomye inkuru ye, yiyemeza kumfasha ngo yandike neza. Ngiyi inkuru yanjye na my private teacher Octave. Ubundi urukundo nta kibi na gito ruzana, ariko irari rigwisha abantu mu bibazo, ugasanga ndetse bikururiye ibyo batatekerezaga. Mu by'ukuri nanjye na Octave nta rukundo rugaragara twari dufitanye, ahubwo n'irari ndetse n'imico mibi nari nifitiye nibyo byatumye tugwa muri biriya byose. Soje rero ngira inama urubyiruko ko kwishora mu mico mibi y'ubusambanyi no kwemera kugengwa n'irari atari byiza, cyane cyane ku bakiri bato. Nanjye ubaho ndetse nishimye habe na gato, nkomeza kubabazwa no kuba naragambanira urukundo rwa mukuru wanjye, kuba ndera umwana wanjye njyenyine, kubabaza ababyeyi banjye, kuba narabyaye imburagihe n'ibindi. Mwirinde rero. Yari Mireye, murakoze. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima, mwe mwese twabanye dutangiriye inkuru kuva kuri episode yayo ya mbere, none tukaba tugeranye ku musozo wayo. Isano.